Inyubako y'ibyumba bitatu ndetse n'uruganiriro niyo yashyikirijwe Mukamwumvaneza Jacqueline, ni mu mudugudu wa Gatonero, akagari ka Muhurire, mu murenge wa Rurenge, mu karere ka Ngoma. Ni inyubako yubatswe n'abakristo b'itorero Methodist Libre mu Rwanda. Mukamwumvaneza Jacqueline agaragaza ko yishimiye inyubako ahawe kuko yarasanzwe abaho nabi. Nkaba nshimira abanyatorero n'abayobozi bose, nkaba mbashimira. Ntabwo nagiraga inzu yo kubamo, nararaga mpimye amaguru ntabona naho nyarambura. Gusa iyi nkuru nanone ni nziza mu matwi y'abaturanyi kuko nabo bagaragaza ko mugenzi wabo yarabayeho nabi. Uyu mukecuru wose natwe twishimiye kuba hari ahavuye hari n'ahageze, bitewe nuko yari umwe mu bakecuru bacu dufite kandi bari mu buzima bubi. Umukecuru yarari mu buzima bubi, akodesha adafite ahaba, ariko Methodista hamwe n'ubuyobozi turishimye ko bamwubakiye inzu. Nk'abaturanyi rero uyu munsi twaje kuyitaha. Iyi nyubako ni umusaruro w'icyumweru cyahariwe amatsinda yo kwizigama hagamije kwiteza imbere. Celestin Habumuremyi ni umukozi wa Hope International Rwanda, ashinzwe amahugurwa. Agaragaza ko nyuma ya COVID-19 abahuguwe bamaze gutera intambwe idasubira inyuma. Nyuma ya COVID gusa urabona hashize imyaka 3 gutyo 4. Muri ubwo bwizigame bakusanya bamaze kujya ku miliyari zirenga 7. Ayo ni amafaranga ari mu ngo, ari mu miryango, afasha mu mibereho myiza yabo ngabo bwabo. Kandi muzi ko imibereho myiza ari inshingano, imwe mu nshingano za leta, kubona abantu babayeho neza, abiga bakiga, bakariha mituweli, bakarya neza, bagatura ahantu heza. Robert Muvunangabo, umuvugizi wungirije w'itorero Methodist Libre Conference ya Kibungo, avuga ko iki gikorwa cyo gushyikiriza icumbi utishoboye ari kimwe mu bihamya ko iri torero ari umufatanyabikorwa wa leta muri gahunda zitandukanye. Mbere tugarutse mu mihigo y'akarere, natwe turabafatanyabikorwa nk'itorero rya Methodist. Uyu munsi mu gihe tufite abaturage badafite aho baba, kandi biba mu muhigo w'akarere yuko abaturage bose bagomba kugira ahantu baba. Nkatwe nk'abafatanyabikorwa tureba imwe mu mihigo igoye kandi naremereye yongera kuzamura imibereho myiza y'abaturage, tukabashakira aho kuba, tukabashakira ubwiherero, aho baba, ubuzima bwiza bakabwinjiramo, gutyo twabigizemo uruhare. Kandi urumva yuko natwe turi abafatanyabikorwa mu kwesa imihigo y'akarere kacu. Niwenzi Florence, umukozi ushinzwe imiyoborere myiza mu murenge wa Rurenge, nawe agaragaza ko iki gikorwa ari kimwe mu byunganira imihigo y'uyu murenge, cyane cyane mu kurwanya ibicyugarije imibereho myiza y'abaturage. Murayibona ko Mukamwumvaneza yari umuturage ubabaye, yabaga hasembera. Tugize amahirwe hamwe n'ubufatanye bw'itorero, dushyira hamwe imbaraga tubasha kumwubakira, none ageze hataha. Mu byerekeranye n'imihigo muri bya Human Security Issues, mu murenge wa Rurenge duhagaze neza. Urugero murarubona. Ni mu gikari cya Mukamwumvaneza Jacqueline, ashyikirijwe inzu y'amabati 28, ni inzu y'ibyumba 3 na saro. Uretse aho kandi yanubakiwe ubwiherero, igikoni, ndetse anahabwa n'ibindi birimo ibiryamirwa ndetse n'ibyo kurya. Ibi byose rero akaba yabishyikirijwe n'itorero Methodist Libre mu Rwanda Conference ya Kibungo, cyane cyane binyuze mu matsinda yashinzwe yo kubitsa ndetse no kugurizanya, hakiyongeraho no kwizigama kugira ngo abantu bivane mu bukene. Ni icyumweru gishoboye rero hirya no hino mu gihugu ibikorwa nk'ibi bikozwe cyane cyane kufatanye na Hope International Rwanda, bigamije gutanga umusanzu ndetse no kugaragaza ko amatorero koko ari abafatanyabikorwa ba leta. Leonce Nyirimana, mu Gatonero, mu murenge wa Rurenge, mu karere ka Ngoma.